rwabitutse siko bwakeye kare nayo umugabo yazindukiye dore imbuga kanzana n'umukubuzo wagira ngo uru rugo nta bantu bakirubamo naye ndahera kamera hahari bura hararuguru ndaba ndahakubura noneho wagira ngo dore imbuga mwoka byaramo sigaye narumiwe nje pe uyu mugabo arambwira ko yazindukiye mwoka byaramo umuntu ni ugusiga abantu mu buriri akagenda atanavuze rero tugenda sha ngiyi nayizanye iyi hene iki nico bita VUP iyo ni nazindukiyemo none se mbwira rero iki nico bita VUP ngiyi ndayizanye mama apecuri ugomba kuzahora yiragira ukayiha n'amarongorwa ibyo se urabikubimbwiriza nuko nabinyeneye agatungo nose wowe kwakenye guca bari kuyimpase bwira rero ngo yeno bakumpaye dore uyu ni nyokobuje ngwino ugomba kuzaje uramwumvira azaje araguha n'amarongorwa ugomba kunyubaha wahene urukumva ubu urukunyumva neza kandi ngiyi aho wari warahereye ugiraga ngo ntago mbana nje ntandi kubyumva kanze nzana agatebo umbwire neza yera vuba zana nicare mu minsi iri imbere muri VUP bavuze ngo iyi hene ni nimara mbese nimara nitangira kororoka ngo ninka bazayiza icaruzane ngufashe ihene dawe umbwire neza uko byagenze itagucika oya ntabwo irancika ariko se wabaye uretse nkwereke sha se nkubigiye urakinaga wewe itera ukasha ariko nkundaga ihene ariko wowe urankotse manza ngiye kuja ndarazi ihene n'umuntu umenya atari gusa urukunyima iyi hene urukwana nje ndi igitamba mvuga kugira uvuga gumaha ntiwiruke ubwo hato ni wowe nzabona ari wowe bari kuburihisha ngo ni ibiki wako gumaha se kuko no murizo ndi kubona waguzamuye ariko none ubwo kabyara subwo uri mu biki wa mugabo gumaha ewe bayiguhaye babaye ibyo ndiyeho igomba kujyaho hano se uru ni uruhinja rw'umwana babyara siyo wayizanira intebe nayo ikaba iruhutse uziyo tuvuye sigatira wowe gusa kuzanira intebe nawe wicare cyakoze ni keza nubwo umurizo nagugu imanure guca ihene shana nanje mundagire ariko iyi nyikuye muri VUP ni keza gute bakoze nyine zarubukana nimugoroba uyisige kuri ca gikotoro twisigagaho umva ibyo se bindekera ariko hajya karatwite hari none uri kubona go madaganga nagucuza ngo nta kana karimo hari ndi kuko nikatabyara umwe kazabyara batatu ahari yaza gatwite ahubwo se we reba ukuntu twakarangaranye dore iwanyu ni hano twibagiwe kukazanira kuri kiriya gikoma ntabwo uzikomishije igikoma yisukire mu gaparasitike nayo uyihibanzimo rwose ubundi abishobora ntabwo nashobora uko ngiye muri kabari uzana icupa musangira igomba kuzayiramwo iranywaho ugomba kuzana icupa ugasangira ntabwo zongera kunywa njenyine mugomba gusangira dore iwanyu nahangaho ugomba kuzarinjira hariya ukarara muri kiriya cumba ahubwo se ubu ntabwo uraje kuzana kagwa ukayihawe ko ndiko nishonje mapucuri si keza ihoho ni keza utese bavuze ko bazampaniye ngwino hano ahubwo twakarangaranwe ntaho nakaziritse hano bambwiye ngo kagiraga amahane kaziture tuje kuga hano kuri rasombe kageho manzi sombe yakwica kandi karatwiye utazibesha nsanze yapfuye nugusubira iwanyu oya ziriya nkanatanze bakazana n'izindi nari imperuka korora ryari ibyo bireka nje ndakitaho gusa ndakitaho nta kindi dese katari ibyo urukumbwiriza nuko wegenda uyishakira icyo mubwiye cyo nawe ugomba kuzana icupa mugasangira yemwe nuko uyishakire n'isahani yayo izashira rira
ndayigurana agasafuriya gashasha mutupi umva hano hore warahereye uri muri yewe ngo nta tungo ngo ntaki kereka zaziza amatungo ganyuraga ku kibambasi gari kwirukanka zirambeba sha ihorere mwana wanje umva byihorere ubu tubonye undi mwana musha ubu mbese nuko yisasirana amata ubu ni weho nawe reka tukajane mu nzu nawe winjire igenda se ningiye gukambika n'umukandara nuko ipataro nabonye iguye mpita mvuge nti nkagurire n'umurunga nawe ukuntu wambaye biri kunsesi Hashoboye uvuye gusenga umuntu w'umukristo muzima nako ningirwa mukristo ngavuye gusenga ugize nema ayeyo ekutati atekerwa amabuye tate wasiga ngahe wa mukobwa we nshaka kujya iwanyu umusaza wawe yaragiye sinzi icyo wicaye ahanga utegereje nshaka kujya iwanyu umuba ahangaha wabaye nk'iki nk'umugore nk'umwana nk'igiki uri ahangaha nk'igiki naba ndi umugore naba ndi umwana naba ndi umwuzukuru naba ndi nyirasenge ntabwo mushaka hano rero musaza wawe ntawe ugihari nawe ufate inzira ugende nta soni umusaza wanjye ko bureye narahaguruka ntabwo ujya wumva umugore nkiyamenya undi munsi kumva neza mu rugo rwawe rwase nimba umusaza wanjye yaragiye wamukurikira ukamusanga ngenda ndava mu rugo rwanjye cyangwa wowe uragenda umvira ahangaha kari ufite mu mutwe watuzuye iki ufite ibibazo ntazi ibikora ahubwo se mana yanjye niba baraguhambiriye muri uru rugo ngiye narayobewe gute utampa amahoro ma ntawanyigira uri uwuhe se ahubwo waha amahoro wese uri uwo n'igisatsi nk'icyasa kabaka wasokoje noneho ukaba wabaye nk'igisimba urabona usute kuko nanza kose nshaka kumvira mu rugo nyiramwe uranyumva ari wowe sohoka se nsohoke mu rugo rwa azanyiryagaguraho mvira mu rugo mana yanjye kakantu umusaza wako yagiye katamureba kanze mfunga urugo rwanjye ndebe uko ariko urafunga oya urafunga yewe aba kantu wawe barakabuze ubundi wazagiye iwanyu i Kigali bene wanyu nabo barakubuze nyiramwe urumva wagiye iwanyu i Kigali bene wanyu barakubuze bamburiye he hano se ni iwawe wari uzi ko ari he mfite musaza wanjye wari uzi ko ari he ni iwawe ubwo ko ako umutwe wawe baramacura usabwe kumvira mu rugo yafunga ndebe ko utarasohoka ndahera hanze nawe bana yanjye ndiko n'ibijumba byanjye byarahera nzabivamo nta n'umukozi ndi kubona wenda nkamfashe aha bankoremo tuno twatsi ndebe ko zirangurube ziraturya akundi nabigenza ndi kubona n'uyu mugabo si nawe arananiye bari kujya mu murima njyenyine aha kubona musaza wanjye nawe wo kurya gusa kuryamira nta kintu yakora mana ndi kubona ari inshanze pe agire vuba ndebe ko ndacyura umubyizi se ko ndi kubona ikirere gihindutse ra wakwigira mu rugo nkareba niba n'ikijumba kirimo nkitamirira kambe ngiye nzagaruka nkomereze kangiye ngiye kureba niba hari icyasigaye mu nkono pe kangiye n'utwo twatsi nuhereze irangurube
kubona urugo rufunguye akabona muntu uri kubona agiye siyagenda agasiga afunguye kandi we ko Sirasi yaba aryamyera inzu nta n'inyoni si ubumana yanjye ko harya ngo umugabo umuntu ko nta kintu kiri mu nzu baramutse bantwara ikirago yambwira ngo iki nararyama kuki cyangwa ndamutse mpfuye bamamba muki none se ubu noneho Sirasi ndamukura abana bagira ibirenge byaba imbwa zabiri gasema si ubu ndamukura aha kambe niyicaye ndebe wenda ko ari icyura n'ubundi niyiragira akicyura kambe niyicariye mu nzu uje kwinyuzwa hano ngo nkurebe se narinje ngo musuhuze ndemenya niba baramutse wowe se ko haramutse hari icyo watanze kubyukanye nabi muda uje kunyiyereka se niba wari uje kumpa inkuru y'uko wantwariye umugabo ndayizi ngaho komeza igende yego ariko ntabwo uri kumbona ukuntu usa we ntabwo uri kubibona uko yantaye nawe yaguta mada reka nkwereke reba aka gapira usa umwana we sharasigaye yakanzanira utumano niyo mpamvu nijye mugore ugezweho niyo mpamvu yantaye wowe uri n'inzobe warisize urake erega nta kuntu yagumana umukecuru nkawe utazi no kwisiga ivuta nk'abandi ngaho komeza nakubonye nanjye kukwereka n'ikindi nanjye kukwereka nabwo uri kubona kano gatambaro yambwiye agakuye hajya muri iki yakubwiye uburyo yanzanye nsa yakuzanye uri nari umunyakigali we ntabwo nasaga nawe ngatambuka ugende nakubonye wari umunyakigali ariko cyo mu cyaro mubyaye uranyitiranya ariko ngenda umunyaberesha umukoro nimba niyo waba uvuka i Kigali urumva ntabwo ndusha ubusirimu ndi mwiza ndeba turuka ku karenge urebe inzara mfite urebe mu gatuza ntabwo haguye nkawe sheri sibyo ndebe ukuntu umeze noneho ijosi ryanjye ryo abagabo bose baba banyifuza ariko umugabo wanjye we yaransindiye kubera nanjye ndamukunda pe ariko se we yashakaga agakira ni nkaho umeze uti yarebaga ntabwo yari azi ko nyanjwenge ndi wowe nyanjwenge buriya yaribeshye ese uri nyanjwenge ngaho komeza nakubonye madamu wakoze kwiyereka wareka tukaganira mu mugore wacisha make se ndaganira nawe iki icara ku munda mubwire yicara ku munda mubwire madamu nawe urajyaho gatondo ukandondagira ukambwira nkaho ufite ishingiro ubundi bugore bubi urumva mugomba kuguma mu bikari uriya wakuyeho kariya kantu k'abakobwa ugomba kuguma hanya ni mu byari ni mu bikari nawe urisanze n'iwanjye aya baba ko uzi ko wanyweye amata urimo uraseka ugaseka amasara agasesekara wajya ngo abagore ni mu gikuta ubundi ajya gushyiraho igiti agukubita naho ubundi shaka iri joro ntabwo ugomba kuryama uranondagiye uranuka usanze ndushye madame nayo kuryama nka uyu munsi nagomba gusinzira ututse umunsi uriya n'abaturage bari kubyumva wa mugore mwiza umugore w'icyuki muri karitsiye urenze abandi urahangaye ukamangara ukanuka ariko ukagira n'isoni nariyibonye nyine nose wagira ngo ubone ngaho genda nakubonye njye mashaka nahaguma hano ni ku mugabo wanjye ushaka amashinga itarase intebe ngiyi ngareba ariko rubanda muratinyuka nicare muri aya matongo sinibita none ko numva udashaka kumvira mu rugo wampaye ndishaka nahaguma ushaka ino nzu bayigusohora karibu mu nzu karibu unyicaza he simabuja ngaho genda unyicaze nakubwiye ko narambiwe narushye nyene ujya ku rusengero ukava ku rusengero ukaza ukavuga ati ubu nanjye ndi umugore ufite inzu urenze ukirata mu bandi bagore umva ujya uvuga ko ufite ikibuto reka kuvuga ngo ufite inzu usine inzu harata mu bantu we ubona bingaro nahamwe ubona amakaro nahamwe ukodesha ndanyandwe nke ndi umukire burya ndarenze
inzu y'abandi ukodesha urumva waragezeyo warafashe imana akagura nishyura mu mitungo yawe nta nubwo waza kuyikura mu mitungo yanjye nase duhuriye kuki nyine ibaze ukuntu uri n'injiji kuni n'ikimara umugabo yaragiye akubaki sore una yaragiye arafyonda hasi ubundi yagufyondafyondera nk'uko yangize yego mada umva ndabikubwiye uyu munsi umenye ko urarara mu kidodoki umva kandi njya kumuguteza nkabura ndabizi ubu ngubu yagasomye umva arakwereka sherido arakugira ngo kanigendere tuzabonane oya tuzabonane no bonanira he nawe yagiye kukwanika ku gasi ntafite n'aho kujyana gusa kubahamo ikima ndi gutaha mu makaro gataha mu bitaro gabanya ugataha mu kibuti ngataha mu nzu sheri wagiye mu nzu yawe waruje hano kumaraho iki nanjye kureba niba babonye tujumba none twabonye ari utwo njya nkusaba nta n'amakatsi we urambona ku isahane oya y'iwawe nta n'amakatsi mbega umugore niba utangaburira ntukaze kumpagarara hejuru tubonane ejo sheri kuri wanjye mu murima wanjye ugiye kukwanika ku gasi kuko nta gaciro none se ubundi kiri kuntuma amazi ijerekani yuzuye n'ukuntu nanabwirariye n'iyi nzara nifitiye ubundi se si ibikombe bibiri turakoresha aya ngaya araturangiriza gira ukuntu naburaye antume n'ikidomora cyuzuye reka naniruhukire nageraho igihe nshakiye ubundi se ko nanabwirariye ari kuntuma amazi ndayashoboye se ubundi nakagombye kwirirwa ndyamye umunsi wose nawe agakora wenyine akabagara agateka nkarya none naburaye ngo nje no kuvoma reka ibyo ntabwo byashoboka ndagira igihe nshakiye shaho ndagira igihe nshakiye ariko maze ndore ubu ndasanga cyane atetse ko numva noneho mu nda sinzi ukuntu bigenzera ariko ndagerayo ndebe umva ndahita nturiza mu nkono nimba ibura arambona buretse sha ariko ntacyo none kigiye gukurikiraho sibyo ugiye guhita ufata ikidomoro uhaguruke ukijyane ugende nyine nk'ugiye twebwe duhita tugira igihe tugiye kugaragaza aho uhingutse abantu mwe muri mu nzu muvemo redi ariko reka nterure ngende nje kureba Imana abantu bakuru koko bagenda basiga inzu ifunguye bazi ko niriwe mu murima nta rindi hano gusa umuntu yaba yibye ntaba yajyanye rwose aba yagiye kare pe cyakora Imana ifashe baze kare mbabaze impamvu basize bafunguye urugo pe dore cyakirara noneho kiraje ndacyoheje ngo kigiye kuvomara ahubwo ikidomora cyanyishe kanyi niko sisirasi yego barabibwira umusore ungana nawe ikibido kirimo iki cyangwa ni akarindwi si ni litiro ni igikombe kugira ngo ushyire amazi angana gutya ugize n'amahirwe ndayazana ubu se iyo ntaje wari uraza ukayavoma nakora byoda ngize amahirwe urayazanye none si ubwa mbere ko azanye igikombe kimwe cy'amazi ntari kubona nawe uzanye noneho litiro iyo rero noneho irakunoza ubundi ugiye kuyisukaho wongere wangare ndanayanywa ni ibikombe bibiri ndanayanywa cyakora amana ahubwo uranayateka ababyeyi baragendesheje pe ubu nkawe niba cyakora danayigize nimpuwe wagiriye impuwe uramvomera rero ndi kubona imico yawe ntari kuyishobora muri iyi minsi ndakohereza mukecuru subira mu rugo natetse ko numva bimeze na mvuye mu murima none nanabwiriwe nongere mbura mvuye mu murima nona nsanze urugo rufunguye kubera kimwe asigaye mufungura ahubwo ngiye nari ngenzi ko ndahita ngaruka nsiga negetse reka rero ngiye nkubwire musaza wanjye kubona utangiye kunanira pe ibintu biranyorohera kuko ndagusubiza kwa mukecuru naho ubundi
sigaye gusiga mu rugo nkabwengeye mu murima nkaza nkasanga urugo rurakinguye usi niyo umuntu aba yibye saba yatwaye ibintu byose yatwaye ahubwo ni amahire kuba watanatwibye umva rero nkubwire musaza wanjye uyu munsi bikubera isomo ngiye kongera gusiga ufunguye urugo nubwo mfite dukeya ariko natwe ndaturinda ubushize dutwaye ni abanungukiye bikubera isomo nkongera gusiga ufunguye niba ugiye ku muhanda ufunge ninza hari aho nagiye nkasanga hafunze nyira gutegereza hafunze uzufungure ndi kuvuga ngo ugiye kuvoma ngo ntabwo uratindayo ugasiga hafunguye ntabwo ari byiza ndaza kwisubira ariko njye nzi yuko ndi buhite ngaruka dano sawa nta kibazo uzajya urasiga ufunze niba ugiye ku muhanda nimba ugiye ku mugezi uzajya urasiga ufunze ejo cyangwa ejo bundi hatazagira umuntu gucunga akinjira mu nzu agatwara n'utwo twari dufite sibyo ntacyo ubwo niba uvuye kuvoma nta kibazo ubwo amazi wajyana mu nzu ahubwo ngiye guhita ntabwo ahubwo se mu muntu nta kintu watetse ko ubu nta kintu cyane ndi gupanga ko ndajya ku muhanda kureba ko nabona n'uturayi igihe tugiye mu kanya ahubwo simvuye umurima nonaha dore nsazanye ingurube ziri guhuma utwatsi nayo ifite nitwo nzijugunyiye kandi vuba wirihangana no kujya gushaka utwatsi two kuziha si ibyo by'ingurube ngenda bishinzwe none se iyo nayigurishije nta kantu njya kuguriramo nta kintu ngurira habe ni ubu se maze iminsi ngahe ntarya ntabwo uyifite kabanze nduhukeho gake mvuye mu murima naniwe kabanze nduhukeho gake ngiye gusimbukira ku muhanda nshaka uturayi tuba turarimanganya ubwo mukanyura ahubwo njye nari nzi yuko ndongera kuburara ahubwo se wabintumye nkabizana ukaba uri kuruhuka ubu igihe wakarabira igihe wakarabira ntabwo ndirirwa nanakaraba ntacyo no ku mpande ngaho ugira vuze ngo utume ntabwo ndirirwa ndanakaraba ahubwo nta kibazo ugira vuze ngo utume amazi se nyinjiza cyangwa turabitegurira yinjize mu nzu ze mbanze ngo utume turongera tubitegure mu kanya handitseho ushaka iki urabona nshaka iki uraho umukazi wanjye muramukazi wawe nyine ujye unyubaha kuko ni dema yawe mukobwa dema wari uri aho nawe umeze ute umeze ute utazanjye mu ikote araho utaza kumusura rimwe na rimwe mwasanga se wajya wambara nk'ibi shakira kigora imyenda yanjye cyarayitwitse none se zagiye kuba iwanyu mu rugo habaye iki usibye kujya kwiga urahangana na muramukazi wawe nawe ko nabonye adashobotse yewe nyishongora uriya mugore musige muri iriya nzu rero ingendo uzamurika umusigire kariya kaburike sibyo wigende ni uko se n'inyuma usigamo uwo uzaba he inde njyewe umva njyewe umukobwa w'abungura we mwene gatanazi gatanasi umva yapfuye ansigiye sinzigera mba muri aya matungo yanyu njyewe ibaze nkajya kuganira kariya kabura ibaze rero wa mukobwa akabwira urimo uritesha umugisha wawe hanze hari abasore bagukeneye ariko nababona utamwayiranzu wambara gutyo bavuga ati ego reka reka mama nyine nkubwire sibyo mukobwa wanjye pe uri umwana wanjye kuko ndakuruta sibyo ariko my friend wikirirwa urujyanira nura iranzu uze mwereke hari isoko abajama beza unutambana muri ibi bitenge gutya nambaye nk'umuhirimbiri nawe ze ndi umusirimu shaka kujya kuncuruza kuko mwangano arabajama beza ntabwo nshaka kugucuruza uzi ngo buriya wowe sininde wakwemera nyamu ubu nawe urireba ukireba mu mirimo y'iraro ukinyonga ukinyongeza yakwemeye ashingiye ku ki urabona uko meze kuko ariko meze nubwo ndi umukecuru sinshaje nyabu imyaka 20 n'ingahe mfite ntabwo nshaje naho uzi n'umukobwa utwika ngenda abasore bagahindukira none twahoze n'umukobwa utwika icyatumye twara musaza wanjye tutasanze umusore erega ibintu bigabo bijejeta amafaranga bifite ibintu binote bitukura bifite byambara ibikote bigaheberwa nk'abandi bose wajya gushaka imyenda y'imbwa y'umusore koko urumva ugamuze amafaranga we nicyo gikeneye shaka kashi ubundi ibindi bizaza biza ubu nagutera inda urangirwa muri mukazi wanjye uzinga nubwo ndi dema wawe nabura kukubwira iki kintu kumukenyera bisaba iki gukora iki kumukenyera bisaba iki
kuri musaza wanjye ibyo jambo ryibagirwa cyakora numbwiye kuri uriya muramukazi wanjye w'ikigo ryo aho ndabyumva ariko kuri my brother wanjye uriciramo kaso rugatwara nyoko reka ngwereke nigendere nawe ubundi weho nirwanye nawe mva nayatamo mwana nkawe uri umusongarere ntabwo ukeneye gukora amafaranga ukeneye kujya muramukazi wawe di yego ye ariko tebya muko kanje nkwihorera umva genda baca umugani w'ikinyarwanda ngo urumva ubundi oyereka nkubwire mu gifaransa nimba uri umuhanga uzowufindura umva la chaise banana osha la chaise byaranizema waba uri umusirimu nkanjye utarize nubwo nacikirije ariko nari mbizi wari ubizi wakijije byagenze bite ihorere muko ijoro riba riwariraye uwo musaza nazi ngo afite umugore cyuki hari uwa mbere hari uwa kabiri mwese murava ariko mva uzamanze unegirije ku izina ryanjye sibyo hajya ngo witwa mva ngaraseka izina ni ry'umuntu koko kuntera n'icyuga akayaga ahubwo nibagiwe akantu kanjye njya nihungirisha kuko niyo muye n'abantu nkamwe mu ntera ndumva ngiye no kuruka gutera si se uri muri iki cyaro kimaramo ikira kandi no gutera si utagiye ubona atari njyanye utaha mu makaro ntamureke neke kwirwana mvugana akumiye imijyana mura n'abagore tuvuge mure n'abana tuvuge mure n'abamaride mwana we ariko burya ni bibi ariko we ni umusaza wanjye impumyi wagushatse nawe nta musore wakwiteza ko uri ishano uri ikizi ufite uwuhe neza uri kurwanira ibiryo na muramukazi wawe ufite umugabo byibura ko muri ufite igifu cy'ibyo biradutwitiye byibura wenda udutwitiye umva humura bra Ryan arimo sheri mwana mwitize twarayishatse turi kumwe izina ryitwa Ryan yitwa Ryan ariko akavuge neza nakiri Ryan Ryan turi kumwe ewe mbega umugore ushaka nta wa mbere Nyiramari niriyohe nanje kwizirika ku muhanda sha gira vuba ahubwo izuba ryantanze kuzinduka ino hene mani ibintu yakoze arayira rabira nijoro ubwo narakwiyamye iyi hene hari igihe wasanga izakurusha agaciro ngwiki ugomba kugenza bugake ariko dabwo ntabwo ari ntukubwira iyo ni ndusha agaciro gute sikari uzi iyo nayikuye none se kuba warayihakuye rimwe umenya ingerera cyaje mu rugo ngiyi uyirebe wirore ariko se niba ari ibyo wahene wumva nkubwira ngenda yigaburira isombe nushaka uzakora ibyo ushaka isombe nyine uzi ikintu ikora ego komanda umutamisi umva nje nakuni ihene yabindusha n'agaciro nanayica iyi hene iramutse ipfuye haboneka imirambi ibiri nta nico hano mwara iyi ni ukuyijyana yo bakaguhamba ngwino twigendere ariko se wambabarira nose ahubwo uragenda umeze gutya ngiye kuyizirika ku muhanda sigaye narumiwe ngomba gusoma ku icupa nayo iri gusoma irindi ariko ibyo uri kwivugishwa nta nubwo ari nabyo nze nkuzanira irakote ariko mbabare nubyuka urukundo akaza gira vuba ngiye hariya ku muhanda ku kabari ariko se ubundi iri kote nafuze zana riranyumiraho ariko wa mugabo we nawe gira vuba dore izuba ryantanze kurasa tugenda uje kubya ibyatsi zaje uramenya imyaka z'abandi niba ari mwakanyoni niba ari mwamatiyasi umenye ngo ahantu ugomba kurisha ni mu kanya gusa ugiye kugenda winywera ugwishedera wowe gusa uyibagirwe oya sinamaze kuyibwira sahani zaje irona ugomba kona mu kwanje gusa urambabaje no mu buzima bwawe urambabaje mu kw'abandi oya urambabaje ibyo ndi kukubwira ntunyumvira ikoti iyo hene yari gufurira
gira vuba mpereza ariko akira upfa gucunga iyo hene nigera iciba yaga nawe ujane nayo shirira muri kano kaboko ambara cyangwa ubyihorere cyangwa ubwire ino hene zibigukorera kuko wari ukuvuga nkindusha agaciro genda rero ugomba kuyitaho nk'uko nawe wiyitaho sawa iburara mwirukana ariko we iburara gusa nkwamenya ngo iraburaje iwanyu ariko mana we ewe nsigaye narumiwe koko singaho ihene irushije umuntu agaciro ye bibaye ngo uko nayigurisha ukararuriye se weho nakugurisha umugore wakubyariye abana 7 ihene iramusimbuye none mwa Matiyasi ntuzageze no migozi genda umbabarire wite kuri iryo tungo ryawe nako kuri uwo mugore wawe wa kabiri isafuriya nayitetsemo ubugari nibagiwe kurara nyitumbitse ubiracya ko n'urwiri ruroroshye ntabwo ruyishoba ariko buriya kagerageza Nataliya muba abaye yoza ibyombo byamutwara iki Nataliya igikobwa nyagasani wakogeje ibyombo kubona ndi koza isafuriya ngiye guteka kuba yananiye irimo ubugari bwafatiyemo inyibutsa tukarara tuyitunga none so wakogeje ibyombo tukagura ibyo kurya wa mukobwa we wagiye wuba basi bwarimwe tukumvikana ubu koza ibyombo kubona ngiye guteka hari ikibazo kirimo none se uba ugiye ugafata ibyombo ukaryoza hari icyo waba hari icyo bikugabanya muri karitsiye vuba nitwa Nyanjwenge wowe witwa nde nitwa Liberata Liberata ahantu nkuzira shira ajya kumbwira ninde sheri ngo wamutesheje umutwe mbona umva yakubwira ati sheri Liberata nesheje umutwe ne stress umunsi ufite stress none sheri wawe se yitwa ndemo ni mukobwa wamumenya ni umugabo utari muremure cyane utabyibushye cyane umva umuzi yitwa nde yitwa ariko nakazana k'abasirimu yitwa nde yitwa Nzabame mana wanshavuje agabona ko mugabo ndamwemera arankorera umuti se ni wowe wantwariye umugabo madamu urizi ngo utazangira kubona umugabo wanjye koko reba zikubakubi koko gutwarira umugabo ari no kuguhumuraho de gabanya amarere nkunda ukuntu ahumura byo byonyine ese madamu urimo urambwira nagutwariye umugabo wawe ugenda umugendera mu mufuka ubona nikoreye se nyine uzi ko ari we wazashaka wenyine abakobwa tubenshi ubonye rero hari ikindi kibazo mbaza nari ngiye gusenga nta mwanya mfite wo guhagarara ahangaha cyakora birambabaje guhura n'umukeba nkawe nimba ari weho umuntu usi ngubu uzanyigisha urugora kandi narumvise ngo ngo iyo umugore ashatse imbere yigisha umutoro urugo uko barubaka none se waje kwiga madamu cyangwa waje kubaka naje kubaka ariko aho naturutse twe niko tubigenza njye rero nta mwanya nabibonera oya wakagombye kuza kumfasha ukanyarika dore ino nta muntu tuziranye ukajya unyarika ndi umugore w'isezerano ngo nkakwarika wowe uri nk'indaya nta n'ibyo uzi wibagiwe ko oya reka mwibarize akabazo k'amatsiko wibagiwe ko leta yashyizeho 18 ibyo urabyibuka nasi yashyiragaho 18 uzi ko uzaba uri wenyine umva biranira stress kanigende kanyangara kantu nkawe gusa ni wowe yambwiraga
ko gutera stress. Twarasezeranye wowe uri iki indaya hasi ibirenge byanjye. Ari nge nawe se ko ni indaya. Oya ko ndi indaya, ari nge nawe urarana n'umugabo ninde? Urara wihinye mamaguru wanditse kane. Ngararana n'umugabo. Bigutwaye iki? Mbabara wintera stress. Umuntu uzanze ngiye gusenga nta mwanya nari mfitanye nawe. Nta nubwo nari nkuzi. Ukimura n'abantu nkawe. Nakabuno kabi katariyo. Akangaka yaje kunkura iwacu we. Ntabwo nizanye nawe. ugomba kuzajorona mukwanje gusa. Ibi byatsi byose birashira udahaze. Aha hose ibi byose birashirira mu iyo nda yawe. Ibi bishimbo ni oya, ibi ni oya, ibi ni oya. Mukwanje niho ugomba kurisha honyine. Ngirenga ayo matwe yawe ari kumva neza. Ugomba ujya ibyo ngibyo. Dore harimo n'urwiri ruvuraga inzoka. Nyaku yose wagira ngo ni njyewe yaremeweho. Wabyuka uhura na nyanjwenge koko ukagira amahoro. Ishapure iracitse. Ngiye mu misa nakerewe. Use ndagerayo sangahe koko. Use nsanga barangije gusoma ivanjiri. Komera mbere be. Bravo. Uzindutse. Ngiye mu misa nakerewe. Nuko giye komisiyoni. Ngiye gusenga. Aje uyu munsi ni ku cyumweru. Yego komana niyo mpamvu wazindutse uri kuragira ihene. Iyi nayikuye muri VUP. So wamenye inkuru yanze abampemara? Gute? Ewe ni ibibazo nze abampema yarantaye ntabyo wamenye. Yagiye ajyari. Hashize ibyumweru 2. Yagiye mu kazi ariko. Yashatse undi mugore. Ubu mushikiwe nawe amereye nabi. Nzabampema ngo yaragiye nta no kumpamagara nta kintu. Amakuru urayafite ko yagiye. Kemeruka ariko inkuru ze ndazizi n'umugore we muri iyi minsi hambere duherutse gutonga. Na n'ubu muracari muri ya mahane yanyu na n'ubu ntago ziwazacirukana. Cyanze kuva hari cyahava se kikajyanye. Nta babyeyi agira irasenge yaramwirukanye ntaho yajya. Bamereye nawe. Ubu rero ninje nawe. Iki se? Ukubona ko mfite n'ihene. Ramuka ngiye mu misa nakerewe. Ariko tuganireho gakeya. Sinkubwiraga intidore no muri VUP bampaye n'ihene. Harushaka ko Nyiramariza umugore wawe azankuramiye ko. Bibyirwa n'iki? Abibwirwa n'iki se nge? Oya. Isaha imwe. Wenda nkaza saa moya saa mbere nk'abandagiye. Oya, ntabwo umenyaga ko ndi n'umureji. Umureji yo ntago ziko. Ni imihango ya gipagani. Kuza saa moya saa mbiri nk'abandongeye ndigende na Nyiramariza na bakamba. Bayi inkuru kuri uyu musozi abagore 5 maze kukumva. Ntawe ukaba wa gatandatu. Oya ye ramukangiye mu. Ko nari mfite mu 500 sintagasuru waza ngo dusangira. Ndakamwamvuye kukiriza gitware. Ndakakuzanira mu rugo. Ajye mu magagapende n'agapende nta. Komera ribera ukuntu ndakazana. Mezute. Ndaho. Komera zo. Komera kanki. Ntamenyeranye iyo hene. Niyo hene ni yanje. Yawe se nuka kwinyaka ntanye sanze mu myaka yanjye. Iriye he? Do ibishimba byose yariye. Inzari kabiri kuyijya guca. Bona nguru kuganira. Ubu waje kuragira. Uri bibereye mu bitaro. Iyi hene nayikuye muri VUP. Narase na muri VUP bayiragiraga mu myaka. Bayira iriye imishogoro zinga. Reba ibiti byose biranamye kandi itaje gutondagiraho ibishimbo. Uko ibiti byose bitana. Ushaka ko nkuri hasi. Ihene ntabwo yajyana urandiha. Niba utarandiha. Cyo tubari imishogoro iriye noneho abuzinshira amafaranga. Imishogoro iriye ngo tungozi gukira amafaranga. None hari uri kubona hari n'imiteja byari byazamo. Ikiza gihari. Nuko turayibaga ndi nawe gikenye. Bikarangira. Abana barimo. Ubu si ihene imaze gukifita abana. Ewe rebera. Mbese ubu kandi kubona n'inzara iri kuyijya ibyo bishimbiriye iriye ibishimbo bingana. Iyi harimo n'abana 2. Iyi hene nayikuye muri VUP. Ariko VUP aho wayiratiye. Akana ibyo ngibyo. VUP ni ibiki? Siri ibishimbo bingahe? Umenya ko ikiro cy'ibishimbo ari igihumbi. Arase wahinze ibiro bingahe? Nahinze toni. Nahinze ibiro 500. None iriye nk'ibiro 100. None ngiye nawe wabona unkozo reka nyaguhe.
Uvuze 500 akiri. Yagenze bitera. 500 sinamafaranga bahereye umuntu ubwo. Yagenze bite? Shandeka. Nyine uvuze se ko washizemo ibiro 500 akira 500 yawe. 500 sigahwanye n'ibiro 500. Ngakira nshireho n'ay'umukozi. Naga nayemera. Ayo nangahe? 600. Ubundi mutubwire hano habaye iki? Mbare ubwire wa. Ngiriye imishogoro 3. Mva Natali ngiye nyumva ngiye nyira umurima nyumva. Yari ibimaze nawe genekerezaga. Uko wabigenza. Kandi ihene yari yakuti ibiti biranana. Umugabo ngari kwiganirira ngo nazariberaga. Ndabona si ihene ivuye. Iyi niyo muri VUP. Niyo muri VUP. Kwanga amafaranga uri kwifuza. Itonde, we tonde. 600 niyo 600 atera Ese avuze ko yashizemo 500 umushogoro sinanga. Imishogoro so nanga. Reba hano, bandurebe hano. Oya nawe ni umunyamafuti nkawe. Aho kwamuga ugomba guhanwa ukiga no kwita umuntu ngana nawe uruzi gufasha ihene uri kubona. Cyo ngaho rero nareka nje kurandura ibyo mukwanje bingahe iriye mbigarure mbiteremo hano birangiye. Urandura ibishimba byameze gushinga ibishimba byamera cyangwa biri. Oya nimwumvikane. None singire. Ahubwo ngende namucana 5. Oya indera y'abantu 5. Icyo cy'ibishimbo ni igihumbi. Iyi hene yavuye muri VUP urukumva. None kweke kuba 600. None wowe wifuza iki? Urugukabya pe iyo hene yaje ibiro 100. None wa mubyeyi we wowe wifuza. Mumbarize nawe wagenekereza ugafata Ikirifuza ko nge yandi. Cyangwa se bakunda ko amafaranga akunda ariko se mubyeyi we ko musabanaga umunyu ko ari umuntu muturanye ko musangira bigashira uwo mubabarira kubera ko atari hanini ngashaka ngo tuyigabane ngo tuyisaturemo kabiri cyangwa tuyigabane Imishogoro ngahiri. Mwigabane mutesa. Twagiye. Ibaga tuyipasura igipande. Ego ko mana rero. Amubyeyi nawe urumugira gute? Nyungiriye mu kwigabana we nawe nyungiriye. Nasi mwe mukujyana ungukire. wafashe utwo dufaranga ukanywa nako. Iyi hene niba ifite abana mu nda. Ubwo mwagenda mukayorora mukazabagabana nyuma. Wavuga ejo muri ntabwo nagiye kwa muganga nkajya kuyipimisha bakambwira ko ifite abana 2 mu nda. Ubu ni ihene 3. Reka nigendere ibyanyu nagaho Nagiye kwa muganga. Iyi muganga niwe abana mu nda mugende nabana gira abo bana igipande muzagabana nyuma. None si nyumva wabo. Munega amatwi nge nyanzure gutya. Sumaye 600. Sifite abana 2 mu nda. Ayo 600 yame ni byara uzamicana kimwe. Ahubwo ngiye kamba umwanzuro. Nagubona 600 nawe twari ihene nibyara. ariko se ubundi yaba yakwiye n'umugore tukaja kuyaguramo inzoga tukayinywa byose naribera ta ugatekereza kuragira fata amahene gawe